Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, icyubahiro n'ikibi cy'Imana ibihe byose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None ni itariki 10 ukwezi ko ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 51 umurongo wa 21 haranditse ngo nuko rero noneho umva ibi, yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wawe wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinyweraho ukundi, gishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira nyabagendwa. Imana yacu ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Yewe urengana, wowe umaze igihe urengana, yewe umaze igihe utotezwa, yewe umaze igihe uvugwa nabi, yewe umaze igihe ugambanirwa, yewe umaze igihe abantu bakunaniza, yewe umaze igihe abantu bagutsikamira, yewe umaze igihe abantu barakwambuye ijambo, yewe umaze igihe abantu bakuriganya. Imana irakwibutse, Imana yibutse ubuzima bwawe, noneho iravuze ngo yewe urengana, yewe urengana, yewe urengana we, yewe urengana wambuwe ijambo, yewe urengana wambuwe agaciro, yewe urengana, yewe urengana byawe byaranyazwe, wambuwe ibyawe, warariganijwe, baraguhuguje, ariko nonaha Uwiteka aravuze ngo akwambuye igikombe cy'ibidandabiranya. Hari igikombe cy'ibidandabiranya umaze igihe urimo uranyweraho, igikombe cy'ibidandabiranya cy'agahinda, umaze igihe unywera ku gikombe cy'umubabaro, umaze igihe unywera ku gikombe cy'ubukene, umaze igihe unywera ku gikombe cy'amadeni, umaze igihe unywera ku gikombe cy'abarozi. Icyo gikombe cy'ibidandabiranya abarozi barakuroga, abarozi bakohereza ibitera amanywa nijoro, abarozi barakunaniza amanywa nijoro, ariko Imana iravuze ngo dore kwatse icyo gikombe cy'ibidandabiranya. Icyo gikombe wari umaze igihe unyweraho, Imana igikuye mu biganza byawe. Icyo gikombe wari umaze igihe unyweraho, Imana irakikwatse. Ariko kandi Imana iravuze ngo icyo gikombe wanyweragaho ngo ntuzongera kukinyweraho ukundi. Dore Imana iravuze ngo igishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Habayeho ihererekanya bubasha, hari ibintu bitari ibyawe biri ku buzima bwawe, Imana ibigukuyeho ugiye kubihereza ba nyirabyo. Hari umwuka w'ubukene wakwatatse, hari umwuka w'igisuzuguriro wakwatatse, hari umwuka w'inyatsi wakwatatse, hari umwuka w'amadeni wakwatatse. Uwo mwuka ntabwo ari uwawe. Ibyawe Imana yavuze umugisha, ibyawe Imana yavuze gukomera, ibyawe Imana yavuze gutera imbere, ibyawe Imana yavuze kuzaba umutsinzi, ibyawe Imana yavuze kuzakomera, ibyawe Imana yavuze kuzagera kure, Imana yavuze kuzaba umunyembaraga. Ariko hari abantu baje bananiza ubuzima bwawe, bivanga mu byawe, baguteza umubabaro, abantu baguteza igihombo, abantu bagushora mu manza, bazana imanza z'abazimu ku buzima bwawe, abantu barakuroga, abantu baragutega, bakuvuga amagambo menshi, urasebywa ku buryo buhagije. Ariko Imana iravuze ngo igukuyeho icyo gikombe, kwatsa igikombe cy'ibidandabiranya, igishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Dore ibintu birahindutse, umuntu wese umaze igihe akurenganya, ibintu birahindutse, kuko Imana y'amahoro ihinduye ibintu. Ibyawe byose byari byarapfuye, Imana irabizuye, kuko ari Imana ishobora byose. Ibyawe byari byaranze, Imana irabikoze, birakunze mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Ndasengera uno muntu wari unkurikiye, Imana ishobora byose. Uyu muntu umugirire neza, uyu muntu umurengere, uyu muntu umurwanirire, uyu muntu umushyigikire Mana.
nyemerera imbaraga zawe ziboneke ku buzima bwe, nyemerera amaraso yawe aboneke ku buzima bwe, ubutware bwawe nibuboneke ku buzima bwe, umwuka wawe wera naboneke kuri wagwiriye, mwuka wera w'imbaraga, mwuka wera w'ubuhanga, mwuka wera wo kumenya, mwuka wera w'ubwenge abe kuri wagwiriye mu izina rya Yesu. Mukorera ibikomeye, mwagurira imbago, muremera amashimwe, muremera ubutsinzi mu izina rya Yesu. Mubohoreho iminyururu, mubohoreho imigozi, buri imbaraga yose yari imutsikamiye, buri imbaraga yose yajyaga imunaniza, iyo nimurekure. Uri Kristo wabambwe, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirazura. Nta wakwizeye ujya yikorera amaboko, nta wagukoreye uzamwara. Mana nyiringabo, Imana ndasengera uyu muntu wiringiye izina ryawe, akaguhanga amaso, akagutegereza, akakurindira. Nyemerera Mana umukorera ibikomeye, nyemerera umuremera amashimwe, nyemerera umuremera ubuzima, nyemerera umuremera impinduka, muremera impinduka papa, muremera impinduka papa, muremera impinduka mu buzima bwe, muremera umunezero mu buzima bwe, muremera ibyishimo mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Nukora ibikomeye Mana, ndasengera uyu muntu amaze igihe kinini arwaye, Mana mukize buno burwayi, amaze igihe kinini ababara, mukureho uyu mubabaro, amaze igihe kinini afite agahinda, mukureho aka gahinda, amaze igihe kinini ibye byarapfuye, ndagusabye Mana nubizure, amaze igihe kinini ibye byanga, ndagusabye Mana rema ikintu gishya mu buzima bwe Kristo, mu buzima bwe papa, muremera ikintu gishya, muremera ikintu gishya, zana impinduka mu buzima bwe, zana impinduka mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Mana ndasenze, nsengeye abantu bawe, ababuze uko bagira, hari ababuze urubyaro, hari abari kwa muganga, abo barwaye Mana aya masaha Mwami, reka bakire kurabagirana, umucyo wawe nubavire, imbaraga zawe zibabonekeho, amaraso yawe ababonekeho, reka ubihishurire, reka ubigaragarize. Mana sanga uyu muntu uri kwa muganga, ubona nta bindi byiringiro, abaganga baragerageje ntako batagize byaranze, ariko musanga umukoreho mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasengera uyu muntu Satani yateje agahinda, urararira akirirwarira, uyu muntu umugirire neza, uyu muntu umubambira amahema, uyu muntu umumara umubabaro, uyu muntu mukureho imbaraga z'umwijima, amaraso yawe amwambare, amaraso yawe amutwikire, imbaraga zawe zimutwikire, gukomera kwawe kube kuri we, amaraso yawe abe kuri we, imbaraga zawe zibe kuri we, umwuka wawe wera abe kuri we, mwuka wera w'imbaraga, mwuka wera w'ubuhanga, mwuka wera wo kumenya, mwuka wera wo gukomera mu izina rya Yesu. Mana ndasenze, reka buri muntu wese umuhereza umugisha, reka buri muntu wese umwagurira imbago, reka buri muntu wese umuremere ibitwenge mu izina rya Yesu. Umuntu wese unkurikiye muremera umunezero, umuntu wese unkurikiye muremera ubuzima buzima, umuntu wese unkurikiye uyu munsi Mana fungura imiryango, reka yumve telefone y'umugisha, reka yumve inkuru nziza, reka aho yadepoje asaba akazi uyu munsi nibamuhamagare, uyu munsi nibamuhamagare, agenda ajye mu kazi, ubuzima bwe buhinduke, imibereho yihinduke, ibyo byapfuye bizuke mu izina rya Yesu. Buri imbaraga yose yari imutsikamiye imuveho mu izina rya Yesu. Mana rema amashimwe mu kanwa k'abantu bawe. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze kumaza abantu umubabaro, urakoze ko abantu bakuyeho igikombe cy'ibidandabiranya. Hari ibintu byadandabiranyaga abantu ariko bibakuyeho Yesu. Icyubahiro ni kibi cyawe, urakoze Kristo. Amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Wowe ugiye gufata iri sengesho urisharinga abantu 5, ukiri basharinga Imana iguhereza umugisha, ukiri basharinga Imana igukureho igikombe cy'ibidandabiranya. Risharinga umuntu ukunda, musharinga iri sengesho nawe yakire gukurwaho igikombe cy'ibidandabiranya, yakire gukurwaho uburetwa. Kora subscribe niba utarayikora, rebaho ko wayikoze, nusanga utarayikora uyikore. Uraba wiyandikishije mu gicaniro cya Byuka Urabagirane, ukibikora wakire kurabagirana. Kora like, ntugende udakoze like, ntugende udavuze ngo amen. Ajya muri comment wandike utamena, vuga uti nakiriye gukurwaho igikombe cy'ibidandabiranya,
vuga uti igikombe cy'ibidandabiranya kivuye ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Ukibivuga kikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana nukubeho, imbaraga z'Imana zikubeho, imbabazi z'Imana zikubeho. Uyu munsi Imana ikwishimire, ibyo uri bukore byose Imana ibihe umugisha, aho uri bujye hose Imana ihaguhera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.